ni narwanditse Kigali Rwanda mvuga ngo nsaba perezida w'urukiko rw'ikirenga aranditse ngo impamvu mvuga ngo aya matora yabayemo uburiganya mwandikira musaka aya matora yasubirwamo mubwira ngo umukandida wa FPR Inkotanyi Rupaca Karame wakiriye ute kuba nyakubahwa perezida Paul Kagame yongeye gutsinda amatora kongeye kutuyobora nk'abanyarwanda? Reka nkubwire kuba Dr Pike yatsinze amatora akaba yongeye gutorerwa indi manda, yego, kuri njye ntabwo ari igitangaza, yego, kuko nibyo abanyarwanda benshi bari biteze, nose tuvuge se ngo hari gutorwa nde wundi Frank se, tuvuge se ngo hari gutorwa Philippe, cyakoze wenda reka mbihanganishe Frank ibyo yavuze twarabyumvishe, twaramukurikiranye ahantu yagendaga muri kampeni, ibyo yagendaga avuga umva ari umugabo ufite amagambo, kumva ibyo avuga ni sawa. Buriya umuntu uri kumurika umushinga uri kwerekana ngo umushinga wanjye uteye gutya, nzakora ibi nzakora ibi, n'umuntu wawutangiye ibikorwa bye bishyira hariya bigaragara, ni abantu babiri batandukanye. Umuntu watangiye umushinga n'umuntu uri kuwumurika, ufite umushinga uri kumuvinga, biratandukanye. Umuntu ntabwo wamukuraho isoko. Nyakubahwa perezida wa repubulika rero imishinga yakoze twarayibonye, n'abatubwira ngo bazadukorera ibi ngibi bazabikora igihe atagihari cyangwa se igihe yabahaye rugari, ariko igihe we ibyo yatugejejeho tubibona. Na biriya wenda bari kuvuga ngo birakenewe ngo kwivuza ngo mu mavuriro ngo ya prive, arabireba n'umubyeyi wacu yabanje gukora ibikenewe nabyo azabikora, barakoze. Gusa biba bigoye kuko buriya kampeni za nyakubahwa Pike njye ntabwo nigeze mba mu bantu bazikurikira cyane, ntabwo nigeze nkunda kuzikurikira. Wenda wakubaza uti kubera iki? Kubera iki utagikurikirana kandi nzi ko uri FPR cyane? Buriya reka nkubwire, nyakubahwa perezida wa repubulika kuba yarafashe umwanya akagenda agera ku banyarwanda, ubundi biriya byo nko kugira ngo abereke ko hari, sibyo? Yego, abereka ko hari, kuko we ntabwo nabo ngo yararimo yiyamamaza. Oya, njye impamvu ntigeze mbikurikira nangeyi, naricaye cyakora ku munsi wa mbere naramukurikiranye, ndeba ambiance y'abantu, uburyo abantu bishimye, bituma nanjye ntekereza, mfata umwanya wo gutekereza, nubwo n'ubundi namutekerezaga ubundi buriya amba ku mutima cyane. Ariko noneho iryo joro naratekereje ndeba ibintu nyakubahwa perezida wa repubulika yakoze mu myaka 30, mu myaka 30 ishize. Yego, ntabwo mpera kera mvuge ngo yahagaritse jenoside yagize gute, byonyine nahereye ku bikorwa remezo, ndeba ku mihanda yubatse, mfata nko ku bantu batuye hano mu Cyahafi, yego, nubwo harimo amabuye ariko kera hari ibitaka, hari ibivumbi. Yego, uhereye ujye ku bantu ba Gikondo, urabazi bari abantu b'Igikondo, urebera imihanda ya Kabeza kuntu kera yari imeze, urebe Kabeza ibinogo byari bifite. Yego, ndabitekereza ndareba, urebe Nyamirambo, urebe za Nyamirambo, sibyo? Ibyo ni ibikorwa bikwereka umuyobozi. Noneho ukurikireho ku bindi bikorwa by'indashyikirwa, uhere kuri za convention center. Nta kindi gihugu muri Afurika wavuga ngo ni gihugu kiri bwakira inama uretse u Rwanda. Yubahwe musaza wacu. Uhita ujya kuri BK Arena, nta yindi stade y'imyidagaduro ihari. None nabonye n'amahoro nka BK Arena, ujye ku Mahoro stadium yuzuye ubu ngubu nshyashya. Urubyiruko ni abantu banezerewe, abantu bakunda siporo. Ibyo ni ibikorwa by'umuyobozi. Noneho ikindi kintu buriya cyane cyane ku bakunzi ba FPR Inkotanyi, buriya hari inyubako yitwa Intare Arena. Yego, Intare Arena Rusororo. Iriya Ntare Arena ku muntu ufite ibirori yemere kuba yagenda akavuga ati mfite ibirori, bakavugana agakoreshereza n'ibirori bye mu nzu nziza imeze kuriya, na nyakubahwa yicaramo. Byose ni ibitekerezo bya nyakubahwa wabikoze. Noneho ikindi cyongereyeho, nagira inka munyarwanda kwa kibagiwe ibyo ibyo ngibyo reka no kwirirwa mbivuga, reka nivugira ibikorwa remezo. Nagira inka munyarwanda, tuvuga uburyo naho aba yitaye ku baturage, kunda bakunda byonyine, kunda abaturage. Yego, babarira umubwire, ni hehe wabonye aho umuturage gitifu arakurenganya, meya akakurenganya, urukiko rukakurenganya iki, ugafata telefone yakubasha kwandika gusa ukajya kuri Twitter
ugashyiraho ikibazo cyawe mu kanya ko guhombya aba yabibonye. Buriya ni umujene aba yabibonye agahita abicukumbura akavuga ati iki kibazo cyifashe gute, akagikemura mu buryo wowe buriya ni umujene. Ni ukuvuga ngo nta wundi muntu ku isi nzi w'umuperezida ushobora kwegera umuturage, cyakora babivuze ukuri, umuturage ku isonga, umuturage ahore ku isonga. Abantu mwese mwatoye nyakubahwa Dr. PK, reka mbabwire ngo mwahisemo neza. Reka nkubwize ukuri, uzi buriya adatorwa tukumva ngo hari indi tangazo risohotse ngo hatsinze undi utari perezida wa repubulika. Reka nkwereke bitari ibanga, njyewe naye namaze kwandika urupapuro nandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga. Ndi koko se Naye narwanditse vuga ntaya matora dore nguru, naye narwanditse dore shyira kuri kamera, dore naye narwanditse Kigali Rwanda, mvuga ngo impamvu nsaba perezida w'urukiko rw'ikirenga, haranditse ngo impamvu mvuga ngo aya matora yabayemo uburiganya, mwandikira musaka aya matora yasubirwamo, mubwira ngo umukandida wa FPR Inkotanyi yarenganyijwe. Naye nabirangije, ariko Imana nihabwa icyubahiro kuba yatsinze uru rupapuro, umva Imana nishimwe. ariko mu by'ukuri amatora yagenze neza, nanjye nabibonye, kuko abanyarwanda bari babyishimiye, kuko ni ukuri nta wundi kumvikana kuba umuntu ajya kwiyamamaza hakaboneka ibihumbi 300 by'abantu 500 warangiza ukabanga amatora yatsinzwe gute se? byari kuba. Nanjye mu by'ukuri nk'umunyamakuru narabikontorore ndareba, bitewe no kunanjye mukunda cyane, kuko ntari umugabo w'intwari, ni wa mugabo n'undi, ni ubwa mbere perezida ajya mu baturage kumva ibibazo byabo. Mu by'ukuri ndagushimiye cyane, wabinezererewe cyane. Aho wandika n'urwandiko, umva dore nguru naye narwanditse nguru cyari baye dore mu gitondo nakuzindukira hara ku rukiko rw'ikirenga, nkarujyanayo nsaba kurenganurwa, abanyarwanda tukarenganurwa. babikoze mu mucyo, nabo babimenye ko wabandikiye. Oya ntago avuga ngo nibo babikoze, ahubwo ndashimira wenda n'abagize komisiyo y'amatora ko bakoresheje ubutabera, abaturage bagahabwa ibyo bifuzaga. None se Rupaca ndakumva. None se nta kintu cyane, nta jambo wowe wageza ku baturage, ku banyarwanda, ubashimira ukuntu batoye neza, ukuntu bongeye gutuma umubyeyi wacu asubira kuyobora? Ibyo ngibyo byo ntabwo nakwirirwa mbibashimira, kuko buri muntu wese yahisemo ikimufitiye umumaro, yahisemo umufitiye umumaro, sibyo? Kuko abanyarwanda barabizi ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika yadukoreye guhera muri 1994 ni byinshi. Nta muturage ukirenganywa, abaturage turivuza, nta kibazo dufite n'umuturage ukirembera mu rugo. Mbega u Rwanda ni amahoro, turatengamaye. Buriya ngira amahirwe yo kuganira n'abanyamahanga kugira ngo wadutiza perezida nk'uwanyu. Ntaho wamubona, ahubwo bajye bamwigiraho, wadutiza perezida nk'uwanyu, bajye bamwigiraho banakopere. Ibyo ngibyo rero rwose numva nshimye Imana. Buriya hari ikintu abantu batajya bamenya, no dufite umugisha kuba dufite umuntu nk'uyu nguyu. Ahubwo wenda ejo bundi hari ijambo aherutse kuvuga rintera guhagarika umutima, ariko nawe nabyumva ambabarira, manda y'ubutaha nayo tuzabe tumufite. Hoya mpaka igihe tukimufite, igihe akiriho akomeza akiyobora. None we ni ukuvuga ngo ubushize yaravuze ngo dukwiye gushaka cyangwa se kumenyereza abantu kugira ngo bazavemo umuyobozi w'ahazaza. Iryo jambo ryanteye ubwoba, ndavuga se ashaka kutuyobora manda imwe yonyine? Ariko yo kabyara abahungu n'abakobwa, yo kagwiza inka, yo kagira amata ku ruhimbi, igihe yumva akibishoboye abanyarwanda turacyamukeneye. None ikindi kintu cyanshimishije ejo bundi utazi, hanjye nk'umuntu wo mu bintu bya social media, wigeze ubona perezida uhagararana n'abantu ushaka kuba umukomediye, uba umunyamakuru, ugahagarara nabo ukazamura telefone yawe gutya, sibyo? Reba telefone yawe gutya ukayizamura gutya ukerya selfie uri kumwe n'umukuru w'igihugu. Ibyo bintu hari aho wabibonye? Ntaho wabibona. Birano ubudasa bw'umuyobozi wacu, umuyobozi wisanga mu baturage. Kuba perezida ahagarara n'umukomediye
nk'aba Kibonke njya ngo warababonye sinzi nimba warababonye narababonye ba Kibonke bafata telefone gutya bari kumwe n'umukuru w'igihugu bagafata selfie bakajya bwatinya kubahwa mera neza dufate selfie ibyo bintu ni ubudasa rero ndishimye kuba twongeye kugarwa na Perezida wa Repubulika kuyoborwa na Dr Paul Kagame nibyo gikundiro ndabyishimiye tumutiza amaboko cyatubwira tumwumvira nk'umubyeyi aho tuganisha ntago ari ahabi n'aheza yego urakoze cyane Imana yo mu ijuru guhumugisha kandi no kwina kuba waje gutanga ikiganiro cy'ibyishimo n'umunezero cyuko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yongeye kuyobora igihugu cyacu cy'u Rwanda amaraso mu banyarwanda urakoze kagira inka